Hamisa Mobeto yerekanye umukunzi we mushya anibikaho umuturika w'imodoka yarenga miliyoni 100. Nongeye ko ikaze mwese bahisemo gukurikira Kiberinka TV, muhawe ikaze bamikazi. Nitwa Diane, nashinze Kiberinka TV kugira ngo umunyarwandakazi aho ariho hose agire amakuru ahagije ku bijyanye n'imibanire, ubukungu ndetse no kwitaho. Niba utarakana kuri subscribe, reka mushishikarize gukora aka kanya kugira ngo utacikwa na kimwe mu byiza duhora tubashyikiriza. Mu nyemerere nyuma y'akananga gatoya tugaruke twinjira mu nkuru yacu mu buryo bwimbitse. Nimucikwe. Icyamamare mu mideli mu karere Hamisa Mobeto ari mu byishimo by'isagirane byo kunguka umukunzi mushya no kugura imodoka nshya mu bwoko bwa Range Rover Vogue. Ushabitse akaba n'umunyamideli Hamisa Mobeto yifashishije imbuga nkoranyambaga zirimo Snapchat yereka abafana be umukunzi we. Yahise anagaragaza yuko yamaze kwibikaho imodoka nshya yo mu bwoko bwa Range Rover. Hamisa Mobeto yashimangiye yuko umukunzi afite ari we yari ategereje mu mashusho amafoto atandukanye yagiye ashyira hanze ati, kuri uyu mugabo turi kumwe hano ndagukunda bisumbye amagambo kandi nizera yuko ubyumva niyo ntari hafi ngo mbikubwire. Ibyo bitangaje kandi nyuma y'iminsi mike mu kiganiro kimwe aheruka kugira atangaje ibinyamakuru byo muri iki gihugu, yatangaje yuko yizera ko yamaze kubona urukundo rw'ubuzima bwe. Yagize ati, bwa mbere nabonye umuntu dushobora kuvuga rumwe kandi ibyo dukora byose biba byoroshye binajyana biboneye, ndifuza gushyingiranwa nawe nkajya mutekera neza. Kugura imodoka yo mu bwoko bwa Range Rover Vogue ni ikimenyetso cy'ibyo uyu mugore ukiri muto mu myaka amaze kugeraho. Yatangaje yuko atifuzaga ko abantu bamenya ko afite imodoka ya miliyoni 100, ariko yibutse ibyo yabize kugira ngo abashe kuyigura, birangira yiyemeje kubitangaza. Ni imodoka ya kabiri yo mu bwoko bwa Range Rover agize muzatunze, kuko mu mwaka wa 2022 yari yatangaje yuko yahawe n'umugabo we Range Rover Sport. Minsi yashize amakuru yagiye kwirakwira hirya no hino yavugaga yuko Hamisa Mobeto ari mu rukundo na Rick Ross wo muri USA, ndetse nabo bakabigaragaza ku mbuga nkoranyambaga zabo. Reka dukomereze nanone kuri iyi nkuru ivuga yuko Diamond yahakanye amakuru yo kuryamana na Spice Diana. Ikiganiro n'itangazamakuru Diamond yakoreye mu gihugu cya Uganda yavuze yuko Spice Diana ari inshuti ye, amufatiye na mushiki we, bityo ko ibintu byo kuryamana nta birimo. Umuhanzi Diamond uri mu bafite ijambo rikomeye mu muzika wa Afurika y'Iburasirazuba arimo kwitegura gukorera igitaramo mu gihugu cya Uganda, aho yabanje kuganira n'itangazamakuru ryo muri icyo gihugu. Iki kiganiro cyabereye muri Mestre Hotel yabajijwe n'umwe mu banyamakuru muri Uganda kugira icyo avuga ku mubano we na Spice Diana. Diamond Platnumz yavuze yuko azi Spice Diana kuva kera kubera ko yabaye mu gihugu cya Tanzania, ndetse ayishura ko yigeze kumutumira mu rugo iwe bakaganira. Yagize ati, Spice ni nka mushiki wanjye, muzi kuva kera kuko yabaye no muri Tanzania, nigeze kumutumira mu rugo iwanjye agize ikiba, byaba ari mu bushake bw'Imana. Diamond kandi yakomeje avuga yuko atagiye kuryamana na Spice Diana ahubwo ko ari umushinga w'indirimbo bagiye gukorana. Yagize ati, ku byerekeranye na Diana ntabwo tugiye kuryamana, ahubwo ni umushinga w'indirimbo tugiye gukorana, ariko si bibi ko twagira n'umwana. Diamond uri hafi kuzaza gutaramira mu Rwanda afite. Reka dusoreze kuri iyi nkuru ivuga yuko mu ruherwekazi Zari Hassan ateganya kwibaruka. Zari Hassan yatangaje yuko ateganya kuzabyarira umwana Shakib mu minsi iri imbere, nubwo batari bamenya igihe bizabera. Umunyemari akaba n'umunyamidelikazi Zari Hassan yongeye kuba iciro ry'imigani muri Uganda nyuma yo gutangaza yuko ateganya kubyara umwana wa 6. Uyu mugore wakunze kuvuga mu rukundo n'abagabo benshi
Yashize amanga avuga yuko ateganya kwibaruka umwana abyaranye n'umugabo we Shakib. Nk'uko tubikesha Galaxy TV Uganda, Zari Hassan yatangaje ko mu minsi itari myinshi cyane azabyarana n'umugabo we mushya Shakib Rutaya. Uretse kandi kuba ari hafi kumubyarira, Zari Hassan aherutse gutangaza yuko mu mpera z'uyu mwaka aribwo bazakora ubukwe imbere y'imiryango yabo. Cyakoze nubwo yatangaje iby'ubukwe bwabo ndetse n'umwana wabo uyu munyemari yavuze yuko mu gihe umukunzi wamuciye inyuma akabimenya bahita batandukana nta mananiza ajemo. Gafaranga yiniguye yasubije abavuze yuko yabakumiriye mu bukwe bwe na Annette Murava. Habiyaremye Zakariya wamenyekanye nka Bishop Gafaranga yasubije abamwibasiye bavuga yuko yabakumiriye mu bukwe bwe na Annette Murava bwabaye ku itariki ya 11 Gashyantare 2023, bukaba bukivugisha benshi kugeza n'ubu. Umunsi bimenyekana ko Annette Murava afite ubukwe na Gafaranga, benshi babaye nk'abaguye mu kantu bibaza ukuntu uyu muhanzikazi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana yabagiye kurongorwa n'umugabo byavuzwe ko asanzwe afite undi mugore, nubwo nyuma byaje kumenyekana ko bahanye gatanya mbereho amezi abiri. Mu kiganiro uyu mugabo yagiranye na Empire yagarutse bakurikije imijugujugu ubukwe bwe, bavuga yuko atabatumiye gushaka umugore hashize igihe gitoya atandukanye n'undi n'ibindi. Avuga yuko we na Annette Murava bamerewe neza, ari umugore ushima Imana mu mezi 5 bamaranye, ndetse atemeranya n'abavuga yuko ubukwe bwabo bwatunguranye. Yagize ati iyo bavuga ngo ubukwe bwanjye bwaratunguranye, jye siko mbifata kuko bwateguwe n'umuryango ndetse n'inshuti, imihango yose ibanziriza ubukwe yarabaye. Hari abatumiwe mu biganiro baransesengura, ubu nibo bari gusesengurwa. Umuntu wicaye akamvuga atazi Gafaranga uwo ari we niwe ufite ikibazo, niwe murwayi. Abari bafite amatsiko y'ubukwe batangiye kubutega iminsi bibaza niba koko buzaba, bitewe n'uko byari bitunguranye mu matwi yabo. Umunsi warageze ubukwe burataha, bamwe mu bashakaga kubujyamo ntibyabakundira kwinjira aho bwabereye bitewe n'uko hari hacungiwe umutekano, ku buryo bamwe bivugwa yuko bari bafitemo inshingano nabo baheze hanze. Yagize ati ntabwo nababujije mu bukwe, natanze ubutumire ubundi abantu babanze banasobanuke. Ubukwe bw'ubu ngubu bukora umenya ubushobozi bwawe, ugakora imibare yabo uzakira. Niba narakoze gahunda ingana na miliyoni 10 mukaza mukayigirira miliyoni 15 mukumva yuko bamfungiye muri hoteli nananiwe kwishyura, ubwo mwari kuba mwaje mu bukwe cyangwa yari stress mwari kuba munteye. Ahubwo ntihagira umuntu uvuga ati njye najyanye fanta mu bukwe bwa Gafaranga ntibayakira. Ubukwe nakoze nubwo nari nshoboye. Gafaranga avuga yuko atakundanye na Annette Murava afite undi mugore, ahubwo bakundanye nyuma y'igihe kinini yari amaze atandukanye n'umugore we wa mbere, bagahabwa gatanya nyuma. Bitari gushoboka ko ahabwa gatanya mu mezi 2 gusa, ahubwo urugo rwari rwarasenyutse kera. Yasubije bavuze ko nk'umukristo atarakwiriye kurongora umugore wa kabiri. Nyuma y'ubukwe hari abavuze yuko Bishop Gafaranga cyangwa Annette Murava batari bakwiriye gukorana ubukwe n'undi muntu umaze iminsi atandukanye n'uwo bashakanye, niba koko ari abakristo. Ahasubiza agira ati bivugwa yuko inshuti nziza uyirebera mu byago, kubyarira iwanyu n'ibyago, gushaka bwa mbere bikanga n'ibyago, none nyabyago bamugenza bate bamwongerera ibyago. Gafaranga avuga yuko nta gishya yakoze kuko atari we wa mbere. Icyabaye nuko ari umuntu abantu benshi bazi, ariyo mpamvu ubukwe bwe bwasakaye cyane. Uyu Gafaranga akaba atemeranya n'abakristo bavuga yuko atasezeranya watandukanye n'uwo bashakanye cyangwa bamufata nk'ikigwari.